abakiriya banjye murabona ko ubu mfite makiyaje ubu rero ngiye kubereka ukuntu umuntu akuraho makiyaje igashiraho yose kuko hari igihe umuntu yibaza ko yayikuyeho ariko utashizeho yose tugiye gutangirira kuri lenjete murayibona ko ari umweru murabona ni umweru lenjete murebe ibintu tuba twisize ku ruhu rwacu uyibaze utabikuyeho lenjete urahanagura uhereye mu gahanga gutya reba ibaze iyi ni kushe ya mbere ugahanagura lenjete ya kabiri murabona ko ni ikibazo rwose ni umwanda makiyaje ikugira nziza ariko ni umwanda kandi ifunga intuza pole none umuntu aramutse ashaka kuyigumishaho cyangwa se umuntu yirarana akaryama atihanaguye hari ikibazo byamugiraho ingaruka birabujijwe cyane karana makiyaje use wowe urabona wararunuye umwanda deja amashuka wararaho nayahe sauf que hari abantu bibaza ko bagomba kwirarana ariko uba urimo kwica uruhu rwawe uruhu rwawe rudahumeka byagutera ibiheri bikagutera n'izindi ngaruka zose ibaza uruhu rudahumeka n'uyu mwanda uriho urabona lenjete ya mbere duri ya gatatu ni ukubera iki umuntu agomba gukoresha lenjete ari kwihanagura lenjete ni uko amazi n'isabune ntabwo bimaraho ubu nyine nkoresheje lenjete n'indagiza ndakoresha isabune n'indagiza nkoreshe tonique ubu umuntu akoresha na lait de maquillage ariko ngiye mpamvu nkoresha lenjete no ko lait de maquillage sinikunda ni processus ndende niyo mpamvu mpitamo lenjete kugira ngo mbeshe ko nibura amakushe ashoboka yose nyamazeho ibaze lenjete ya gatatu reba ukuntu igisa iyi ni ya gatatu kuki umuntu atakoresha amazi n'isabune ngo akarabe kuko amazi n'isabune ntabwo amaraho makiyaje ubu nyine nindagiza niho ukurikizaho amazi n'isabune mbaza lenjete gukurikizaho amazi n'isabune ahubwo ikindi kibazo ubwo mise nibaza hari ubwo umuntu ashobora kubona lenjete zisanzwe njya mbona hari babahanaguza abana izindi nkabona ziraho zisanzwe ubwirwa n'iki lenjete zijyanye na makeup iba yanditseho ko ari mu maso dore yanditseho ko ari mu maso ikozwe muri aloe vera ni lenjete yagenewe mu maso burya lenjete zagenewe ku bibuno by'abana ntabwo ari byiza kuzikoresha mu maso kuko produit birimo ntabwo ari yagenewe mu maso ni byiza rero guhitamo lenjete yagenewe mu maso kuko zirahari urabona ko iyi ni lenjete ya kane urabona bitangiye kugabanuka ariko at least iracyariho urabona ko bikiriho rero ntusibeshye ko amazi yakuraho ibi bintu namwe mubonye ndize ngera kuri lenjete ya kane bikiriho ya uhanagura igice cyose cyo mu maso gisize ahasize hose urahanagura no mu ijosi rwagana ko bari bahasize ubu ngubu rero iyi ni ya gatanu ndumva bitangiye kugabanuka kandi itajya gukurikizaho isabune n'amazi isabune ukoresha n'isabune iyo ari yo yose ibonetse cyangwa hari isabune yabigenewe njyewe niyikoresha niyo mu maso isabune yo mu maso cleanser and purifier farming cleanser urabibona ibintu byanditseho kugaragara ya hanyuma nindagiza kandi ndabona itakurikizaho tona ibyo bimaze iki tonique ni ukuvuga ko maze gukuraho ya makiyaje ntabyo n'isabune hanyuma tonifiye umubiri ngo tonifiye mbere yo gushyiramo amavuta bikamarira iki uruhu mbere y'uko ibyo byose bikoresha ugasubirana ububobere ya kubera ko ibi bintu tuba twashyize na pole zongera zigafunguka kuko ziba zafunze ibi bintu tuba twishyizeho ibaze ubu noneho ngiye kujya kuri lenjete ya gatandatu none ndi gukaraba ubishatse wakoresha 3 ariko ngewe kubera ko nkunda kuba sûr ko umwanda washizeho urabona ko noneho ubu ngubu umwanda washize ugereranyije na lenjete ya mbere fondote yashizeho fondote vraiment yashizeho ubu rero ngiye gukoresha amazi gukoresha amazi akora uko fondote yashizeho urabona ko masikara iracyariho byose ugomba kuba sûr wabimazeho burundu wabimazeho cyane cyane ubu noneho ndi no muri sauna biranafasha kuko uko ndi kwidemakiya ndi bubire n'ibyuya pole zifunguka kurushaho ku buryo
amavuta ndi ushyireho ubu ndahita nkurikizaho serum na oil nabyo etape zose ndazibereka amavuta nayo ndi busigeho ndangije ubu rero etape ya kabiri tugiyeho ni ukujya gukaraba ndagiye gutosa mu maso